zabona minzi bacyuho kuri yose abagihembwa ese buno ko bazakomeza kuza ku itariki ya nyayo nuko badashobora kwanaliza ibyo babona. Propaganda urya ni ikintu kibi kandi ntabwo propaganda ikorwa n'abaswa. Propaganda kandi igira imyambaro inyuranye ishobora gukorwa mu izina ry'ubwoba, gukoresha ubwoba kugira ngo ubwire abantu ngo he nimutabikora abo barabikora, nimutabikora abo barabikora. Icyo cyarakoreshejwe hano, cyarakoreshejwe hano. Ibyo utekereza ukabikoresha ubeshya abantu cyane batari busesengure, ariko hano abantu barabizi ko buriya muri propaganda y'urwango n'ikinyoma ubikamo abantu ubwoba, hanyuma bajya kujya mu byo basaba gukora nyuma y'ubwo bwoba ntibatekereze. Waba utekereza neza ubwenge utarabugurishije udafite aho bwagiye. Koko muri Kongo hariya abakongomani bavuga ikinyarwanda imyaka batuye hariya, urambwa ko urwo rubyiruko ruri kuri social media rutabizi. Ntabwo babizi ko Masisi, ntabwo babizi ko za Jomba, ntabwo babizi ko Abanyamurenge, ntabwo babizi ko n'abandi wenda sindi mumenye amazina yabo batuye hariya ari gature imipaka yakaswe bahari. Ntabwo bazi charte ya Afrika. Kongo nicyo gihugu gifite abantu bize bavuga n'izo ndimi mpuzamahanga batari bake. Ibyo bintu ntabyo bazi, ariko umuntu aricara Kinshasa cyangwa he akababwira ngo attention, ce sont des Rwandais, sont des étrangers, il faut les chasser. Kandi ugasanga nkaho bahatuye uwo munsi. Icyo kintu cy'uko batahatuye uyu munsi ibyo bishaka ubushakashatsi. Propaganda ivuga ngo MONUSCO nitahe, utekereza ko umuyobozi muri Sena wabivuze atarazi neza ko uyu mwaka uzajya kurangira UN bongereye manda y'umwaka?